twagize accident y'imodoka hajya igiye gutya twamatuga muri Mayi neza aho bari nyine aho bicaye aho n'imbunde haleluya bamatubwira ngo ntihagira utora n'ikintu na kimwe twakomeretse ibintu birako twaje mu mukutano kuyo haleluya bafata imbunde gutya baravuga ngo ntihagira uvuga kandi ntihagira uhindukira ibaze nawe cyo kintu mbwira Imana ngo wamana we tahandi twari ko tusha tazindi gahunda zari zitushanye mu minembwe nivuga utumwa rero Mana turindira ibintu ntacu ariko nigeze kuva i Burundi ja mu minembwe kuwa mbere igiterane kizoba kuwa gatanu ngishikamo kuwa mbere igiterane cyashize nako mpura n'abantu bahise amasakoshi ndavyibutse kabisa wasanze dusohotse igiterane gishize igiterane cyashize ku cyumweru nje ngishika kuwa mbere kandi navuye ibuvira nurimo Shira mwako kumanuka akamanuka si mara garia hazui ni mara kili for the life samuki huta Sifiwe reka bukuru tange hariro hanyuma hamba ayandi maherekezo turacari mu byiza gusa tanga haleluya haleluya amen haleluya 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 amen haleluya hey Bwana sifiwe amen duhaze Imana isura haleluya haleluya Amen. Sinkunda gufata mikrofone mu materaniro batayimpaye. Ndi umuntu ukunda gahunda ngakenera ngo niba yimpa nkagira umugisha. Ariko hari impamvu itunye mfata mikrofone. Bwana sifiwe. Amen. Ndashima Imana nabikweze cyane ndabitekereza cyane. Ndavuga ngomba gushima Imana. Igiterane cyorangira ndashima. Haleluya. Ndashima Imana ko Erbeteri yateranye yagize igiterane kandi barasifiwe nakibayemo gasanga igiterane kiracyarimo timwozumva barasifiwe haleluya nigeze kuva i Burundi ja mu minembwe kuwa mbere igiterane kizoba kuwa gatanu ngishikamo kuwa mbere igiterane cyashize nako mpura n'abantu bahise amasakoshi ndavyibutse kabisa wasanze dusohotse igiterane gishize igiterane cyashize ku cyumweru nje ngishika kuwa mbere kandi navuye ibuvira nuri imodoka kuwa mbere
na lashine. kuba naraje igiterane kikaba gutya naje mpageze ayiwe narize amarira ateye ubwoba ariko nashimara ko rebeteri gihagaze kandi naje ngihagaze kiri muri rebeteri duheze Imana icyubahiro haleluya Hallelujah. haleluya Shimaya Kalileya etre pare. Marashobora kubzagira nimwicare hasi. Hari Imana izikora ibitangaza. Uyu mugoroba igusure kandi gusange. Reka dusaba abayumbe bavuye. Bayemine. Bayemine.
tuvuga izina tukumenye se uvuye ndavuga ati mukecuru sinza mbimenyera simbizi pe ariko naje sanga atari byo naravuze ngo ndi Ruhimbya Aroni ndi umupasitori korera muri Restoration Church nyoboye paroisse ya Kimisagara byendico gusa kugira ngo noneho nibazana Kigali nibayoberwa n'izina ryanje bavuga ngo wa mushumba wa wundi wavuze ngo ayoboye itorero rya hehe ni adresse gusa kugira ngo abantu base naho bagira gute bakomeye uko birahagije ese ibindi muzabyongeraho mwabirekea niko yeme muvuge ngo ame muvuge cyane ze kunda ariho mbasinia ukome ukori kwimana ari ibi ariko nabandi bo niyo ndabanagushimiye ko wabenisha ubaye bukeya ariko mukozi w'Imana azatubira umugisha si kibazo ariko nawe ntibikagende biguhindira ikindi kintu ngo ntumara nyine uzusugira ngo none wabaye akamana kabo bantu warabacunguye pastor yavuze ngo ntaza yigisha abantu barakaye ngo mukurakara ngo guhekenya amenye kuba muri Gehenomu ziko yavuze ariko umukozi w'Imana mumundangina naje nzamuhobere nabonye ariko yamfashije ba ariko nukuri uriya mugabo ni docteur ndahari Isakindi niyo ntumva n'izina rye nzamuhobera Dr. Sakindi yavuze ibintu bikomeye ukuze kero kumwandakariye mutangiye guhekenya amenye ngubwo twayatumena nzabivuga niko umwuka yambwiye abivuga jobundi narimo ntuje numva umwuka arangaruye namwe ngo tekereza gize imyaka ingahe muri ministry mbona ni mike ariko kandi si mike ambaza ufite imyaka inganite arambaza ngo uzumva ko uri umugabo wohagara mu bagabo kuzukanja ugiye kuvuga ukuri ukazukanja kanja za shikarete hari abantu bazasigaye baje kuvuga ukuri bagakanja kanja za shikarete no nimba byaranabayeho byari kera torero ry'Imana tuzatumenya ko Imana yaraduhamagaye maze kuduhamagara idusigira iyo tugomba kuranda konte kuba dusize sinashaka gutanga ingero kuko ntanze ingero bamwe bava ngo yavuze naka mwe pastor mudarangwa nibuzo bishobora yigeze kuvuga ngo ninde uzubabwira ngo muje gushiraho titiri tariyo ngo mungere yoga ningare ganjewe zanitaba nigeze kwigisha rimwe mvuga hejuru y'Ivugabutumwa kuntu n'impano ziza mu nzu y'Imana zigatungisha itorero ry'Imana none mvuga umunsi umwe kuntu nasohotse buriya nje mu busore bwanje ntabwo nagiye mu bintu byinshi ngo kandi siko nari minaniwe na university nabayemo kabanya bacu barasohotse bagiye kureba amafilime n'ibindi no neje umusore umwe wacu ariko yigisha akavuga barambo akavuga abande kabaze wowe ninde muhaye muvuga ubu naraseka cha barabatese uwo muntu ndumuzi ngo ni igihanganga umusitari muzo amafilime ntabwo nigeze ndoga umutwe waje mushire mwisho muza mubimbwira sacu bitwaye amen none ngo sohoka umunsi umwe mu nzu mfura narake dubari maririmba muri radio ndizi wari ufite tuvuze mazara aririmba nama numva ko ninkuko kubutaka bwariko none hijwi ngaho nani ngimumva mbere rasa umuntu ninda ati ni aba South Africa yavuga ngo nzasenga Imana kuzageza igihe ririya ijwi rizaririmba gospel wewe warawundi uririmba yaza kubitana umutwe n'ingingo zose n'umubiri ariko washaka kureba mu rusengero bahaye baririmba n'uranga Imana ninzi abanebwe na energy niwe wari warasoje ryaje muri ngo gukundisha icyo ukora umutima wawe ubwenge bwawe imbaraga zawe everything
n'amarangamutima. Zaratumye nja kumureba kuri video aririmba uko yageza agira cyane mureba. Ndavuga ngo ariko wa mugabo ndagukunda kabisa kuzutimiza kumenya umurimo uriho, ariko nzagusengera. N'izindi yarimbaga ntabwo zarimbi kuko yari mu bagabo banyeganyije system ya apartheid kubera music. Reka zirandirimbo ni nzima nazo, ariko none iyo zigeze uko Imana ishobora kugucisha kwandika, yagucishamo kudirimba indirimbo zitanga morale, zisenya ikibi, zigira gutesava. Ariko none iyo zinjiye mu ijambo ry'Imana zigira power iteye ubwoba. Ndavuga ngo uzinjize muri izo kubita munenura Mungu. Azo umunsi umwe sohotse numva kandi ngo bacishe indirimbo noneho umufururizo. Ese uyu mugabo noneho ko banywa bamuririmbisha baravuga ngo bamurashe. Ndababa bavuga ariko kweko ari kiremwa muntu kiziza ubusa karengane, mugabo wakoze byinshi ariko none ndavuga cyaka inzu namusengera kandi yakageze. Ndavanguriye mugabo arambabaza. Ubwo nari kunyuraje abanyamakuru ngo baje gusohora bamabandika ngo Pasteur Ruhimza Aaron ngo yababajwe n'urupfu ngo rwaraketupe. No ndibaza yavuga inje bari mu rusengero niyo titre bari guhereza, narabivuze nibyo kandi narababaye. Niyo titre iyambe nibwo butumwa bwari bugenderewe. ariko aba bantu bazabantanga mwebwe muza mwitonda muvuga ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. None reka mbivugire kuri aka gatuti. Inza mbona abanyabuntu bakagenda bakazana verse imwe n'abandi benshi abakozi b'Imana, ariko nanje mba muri abo bazabazana bagakubitaho verse imwe ngo pasteri ngo azasobanura neza ngo inyigisho z'ubuntu. Arega narasetse umunsi umwe ndavuga ariko niko uzaza ugenda ufata akanyuguta message y'isaha yose utaza aho ikomoka naho igifata akantu kamwe. Impamvu navuze ibi ni ukugira ngo nize kuzamvuga in general, kubera ko iyo uri mu gutanga ijambo ry'Imana hari abazabagira ngo none wa rimwe nigeze kubwiriza umuntu umwe yamazana anshiraha ashirundaha atangira gusana kitwabwirije igihe kimwe. Umukozi w'Imana yibwirije iyo ngiyo hashize nk'umwaka, naje mbwirije cy'umwuka naraye nsenze ku cyumweru mu wa gatandatu yambaye bamabaza ninde wabwiye ko bihure. Ariko ikiri rusanga ni ijambo rivuga ngo igihe cyose uzazuba wakoze uzumenya neza ko hari imbaraga zigushoboza, urashobojwe. Waba uri umuririmbyi, waba uri umushumba, waba ari ijambo ry'Imana wigisha, yaba ari ikintu cyose, waba unabyina neza ukabona umuntu arihannye, uzuvuga ngo Imana data igarurirwa iki icubahiro, kuko n'Imana yabigusigiye, igusiguruye ikagusigurura we. Wogira umwera abantu bose bokuruka. Amen. Amen. Ni Imana gusa. Icyo cinjiye mubarikiho. Icya kabiri tuvana muri iri somo ni iki ngiki. Imana yidusize ntidusiga ku bwacu, idusiga ku bw'abandi kugira ngo duhinduke igisubizo. Imana iyo yagusize, Imana ikaguhereza ibikenewe byo, nukugira ngo ube igisubizo ku bandi pana wewe banza ukore mission y'Imana, kuko Imana yagusigiye sukugira ngo wewe ugira inyungu vanamo gusa, ngo ucuruze anointed, ngo ucuruze amavuta. No, amavuta Imana yaguhaye
nayo kuba igisubizo ku bandi. Turi kumwe? Ntabwo Imana iguhamagarira wowe, iguhamagarira kuba igisubizo. Hari abantu Imana yo mu ijuru izibona ikabita abantu gisubizo, homme réponse. Ndashaka kubabaza, iyo usomye kino gice, turacyari kumwe namwe bakoze b'Imana, iyo usomye iki gice bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nje, nico cyatumye ansigira kugira ngo, which purpose? Kubera ihe ntego? Nukugira ngo mbwirize abakene, ngira icyo mfite gitabara abakene. Icya kabiri, ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe, nje ku mbohe nzihumurize, nzibwire ko zibohorwa. Nukuvuga ngo ayo mavuta, izo mbaraga, ibyo byose nukugana abandi. Tumupe Bwana utukufu. Tubereyeho kubera umugishiki abandi. Nubona ministry yawe ntigira icyo ihindura mu bigukikije, uzamenye ko ari wowe uhaye wisuka mu guzo, kandi ntabwo ari bwo bushake bw'Imana. Yesu tisizwe kubwe ngo baza bagenda bakoma amashyi, umugabo usizwe cyane, asizwe amavuta, kandi nta muntu muzakomere mwese, nta muntu uzagira amavuta nkayo Yesu yageze, ntawe. Buriya mugabo yanavuze ngo gusenga cyane n'ibindi, mureke muzarebe n'igihe Yesu yasengaga yiherereye, koza ngo yirwaga umusozi wa yabwiriza agataka umusozi wa Elayono. Ninde wigeze kubona muri public Yesu asenga cyane? Yesu ntiyageze asenga muri public, yageze asenga hihereye, yagera muri public agatanga order, yageze ategeka gusa. Kubera iki? Ya mavuta muriho yageze yinjira mu iteraniro gutya gusa, yinjira amavuta. Ninde muri mwebwe ba bishop na archbishop na ba reverend na ba pastor na bavuga butumwa n'abaririmbyi, mwebwe wagira ayo mavuta? Yesu yageze yinjira akandagira gutya ngo mu iteraniro, abadayimoni bakama batangira kuvuza induru ngo kuje kutwica igihe kitaragara, akavuga ngo ninde bababwiye ngo muje kuvuga igihe canje cyo kumenya kandi kitaragara? Urya wuze ngo wari winjira hano kandi agiye hari abadayimoni bakagenda bavugiriza induru, wewe wayo mafuta wari wayagera, maze wagira tugera hangaha ukamutangira gusa. Areka nzande abaririmbyi hano nabandi, reka nivugire mwebwe ndeke bamuzeye batandera imijugujuko, watangira kuvuga gutya, wagira ngo ube nk'umukoraho gutya akazama guhagurukana. Oya kambabwira iki, ndaje kubigeraho. Imana Yesu yari afite amavuta ariko yasigiwe abandi, ariko muzarebe dufite ikibazo. Amavuta Imana yaduhaye arurahe. Cya gatatu, masaha yanje ndabona yihuta, turacyajyanye muvuge ngo ame. Ibyo ni ibintu bibiri twigira kuri Yesu. Cya gatatu, isomo rindi nizi nuko Yesu avuga ibyo, yakoze imyaka 3, arangije gukora imyaka 3 asubira mu ijuru. Asubira mu ijuru. Bamwe bavuga ngo 3, abandi 3 n'igice, asubira mu ijuru. Maze mbere y'uko agenda asenga isengesho mu gice cya 17, ikintu kiza kintangaza uyu mugabo Yesu. Iyo ngiye kwiga hejuru y'amasengesho nzamutindaho cyane. Ibihe bikomeye bya Yesu byose byinshi byageza bitangizwa n'amasengesho cyangwa bigasozwa n'amasengesho. Aje gutangira ministry iminsi 40 yari yiherereye, icyo yaganiraga na mwuka wera, mwuka yamujyanyeyo, ageragezwa n'ibindi, aratangira ngo aje gutora basigarana umurimo 12, agira ijoro ryose amasaha 12 ari masenga. Si byose na
ngo aje Getsemani muri finale kuko hano tuvuga ngo avuye mu butayu ku gice cya 13 gice cya 4 murongo wa 13 ngo Satana mutega ikindi gihe umunsi yamugaragazaga byabigeragezo pastor yavuze docteur noneho amutega ikindi gihe mu murongo wa 13 ikindi gihe yamuteze cyari he igorogota kuko yari muri finale nubundi match yose igira mita ebyiri 45 ya mbere yamurwandije mu ijambo aho Adamu wa mbere yatsindiwe Adamu wa mbere wa kabiri le dernier Adam et le second homme batsindira mu ijambo yari mita ya mbere 45 yinjira muri mita ya kabiri iya nyuma ari finale igorogota aho yavuze ngo byose birarangiye mureke mbabwire iki kintu Yesu muri etape igikorwa cya gatatu cyari gikomeye kimwinjiza muri finale yagijanye he Getsemani mbere yuko atangira ibindi byose mu masengesho nibwo yabwiye abigishwa ngo nimukangukire mu maso kubera ko nahawe imbaraga zo gutsinda Yesu mbere yuko asubira mu ijuru umurage yasize ukomeye n'amasengesho ku gice cya 17 ngo ndasengera abangaba ndasengera n'abandi bazanizera babwirijwe ubutumwa nabo ubarindire muri iyi si imurago ukomeye iri sengesho Yesu yasize n'uburira cyahinda nibyo riduproteje muri iyi si muri iri sengesho mu myaka 3 amaze gusubirayo harimo ingingo ya gatatu y'isomo nakuyemo rivuga ngo uko wantumye mu isi nanje niko nabatumye hehe mu isi nukuvuga ngo waransize urangije kunsiga sibyo ndaza kubw'abakene kubw'imbohe kubw'ababaye ngo mbazanire ihumure kubwa restauration y'abantu basenyutse ndakora soje umurimo ndavuga ngo byose bigize gute birarangiye kurya wantu harya mvuye niko mfashe aba nanje ngize gute ndabatumye muri yisi mbashize muri wa mwanya nukuvuga ngo turi muri wa mwanya wande wa Yesu mbwirira mugenzi wawe turi muri wa mwanya wande wa Yesu neza kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uzabemera nije wazabagize gute uzabemeye turi ba ambassadeur n'abantu bahagaze neza kandi turepresenta ijuru neza niba Yesu yarasizwe ibyo yakoze byose akabishobozwa niyamusize akaba yarasigiwe abandi yarangiza akadufata akadushira muri wa mwanya isomo rya gatatu isomo rya kane tuvanamo tugomba kumenya nuko la même mission irya mission irya ya yindi Yesu yaha akaba ariyo duhabwa ifite la même provision kambivuge muzini ndi nukuvuga ngo niba twarahagaze mu mwanya wa Yesu akavuga ngo umwuka w'Iteka ari kuri nje yasigiye sibyo agakora agasoza akadusiga harya nukuvuga ngo amavuta ya Yesu ajanye na mishimana yamuhaye ari byo bimushoboza ariyo provision Imana yashize muri we cyangwa se ubutunzi Imana yashize muri we ni uburenganzira bwacu kubitunga ari amavuta. Amen. Mumwana umvise nukuvuga ngo inshingano yari afite n'imbaraga twahawe muri wa mwanya nukuvuga ngo ibyo Imana yageneye Yesu kugira ngo asohoze uwo murimo kuri iyi tiyobye imitorero ubugari no gukomera nuko bingana ni bimwe kuko mission irasaba iki provision iyo nohereje muri misimwe kamubwira ngo wowe uragenda muri iki gihugu ordre de mission bakayiguha bagena nibijyanye niyo ordre nimba ari kimwe nukuvuga ngo bagomba kubagenera ibingana kugira ngo musohoze iyo mission. Ordre de mission ya Yesu yarayiha nukuvuga ngo na frais de mission nazo zigomba kungana zijyanye na ordre de mission. Amen. Mbwirira mugenzi wawe ngo uri à la hauteur cyangwa se uri mu rwego rwo gushobora icyo Imana yaguhamagariye neza atari kuvuga ngo urashoboye ariko urashobozwa parce que iyo mission wahawe n'Imana igomba kungana n'ibyo Imana yaguhaye.
haleluya. Niyo mpamvu uzumenya ntukaze wibaza ibya frais de mission. Uzubanza umenye wibaze ngo ese ordre de mission mfite niyo nitwaje cyangwa nafashiye abandi. Nzambwira abantu muri ubu buryo umwuka yarabinigishije. Ikisigaye cica abantu muri zira ministere kwa eshanu apostle zibyo evangeliste mbivuge pastor prophète docteur umwigisha ministere zira za kwa eshanu. Nutera intambwe ugakandagira muri ministry itari yawe uzapfa. Parce que Imana ikohereje ahantu izi guhereza n'ubudahangarwa bwaho cyitwa immunité. Muzarebe iyo bakohereje muri misi ukaja mu gihugu kirwara malaria bazabanza kubaza ngo mbere y'uko utega urukingo rw'iki rwa malaria, sibyo? Kuko zone barayika. Ariko se iyo harimo ahandi niyenda sivyo harimo korera cyangwa izindi ndwara cyangwa iki bagutera urukingo rwaho nuhindura ukaja muri zone tatumwemo utafite urukingo rwaho uzapfa. Niyo mpamvu muzamubona umuntu yarahamagawe ari evangeliste akisanga yabaye umushumba. Yatangira kwicara hakora cure d'âme kuko umushumbagira umutima baza basukamwe amabanga yose ibizima n'ibipfuye. Akakira abagabo n'abagore nibindi. Yatangira kumubwira amabanga y'ubuzima yose kugira ngo akire. Akamatangira kuzana za deliverance. Ngo kandi ndakudelivera ngo imyenda yose ngo ngusiga amavuta umubiri wose. Yapfuye igifu cyapfuye. Kwerekana si umushumba uriya ni kera umutima ne umushumba. Azatega amatwi nta kintu kiza kimunyeganye. Niyo wavuga ikintu cyari cyo. Kuko ni bana. Buri zone yose ifite ubudahangarwa ifite vaccine yawe. Abavuga butumwa Imana izibarinda urukingo rwawe urugeye. Bwibona. Buya muzarebe hari umuntu bazapfa kuvuga kabiri gukikoza bamusanga karama n'ingende gahinduka gasigara genda we. Wewe warakingiwe. Hari urukingo ugira we.